Nguhaye ikaze wowe ukurikiye iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, urisange kuri gakondo. Njye ndi Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Wigeze wumva bavuga ko ngo ingwe itari izi gufata ku gakanu, ahubwo ko ngo yabwirijwe, cyangwa ukumva bavuga ko ngo uhagarikiwe n'ingwe avoma. Hari n'ubwo bavuga ko runaka na runaka ngo barimo kureba na y'ingwe badacana uwaka, cyangwa se ibintu bitameze neza hagati yabo. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru ishingiye ku mwandiko uvuga ngo ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu, yarabwirijwe. Turanareba kandi zimwe mu mvugo zishingiye ku ngwe, imigani migufi ndetse n'izindi mvugo zikomeye zo mu Kinyarwanda abenshi badakunze guhita basobanukirwa. Ikaze rero. Umunsi umwe ngo ingwe yari irimo igendagenda yumva abantu bayiganiraho. Muri za nkuru zabo z'urudaca zidashira, bati mwa bantu mwe, burya mu nyamaswa zose z'inkazi ntayirusha ingwe ubukana. Batariko icyo akora nta mwiza wabuze inenge, buriya icyica ingwe ni uko itazi mu cyico. Nuko ingwe irita mu gutwi ko abantu bavuze ko itazi mu cyico, ihava yumvishe ko mu cyico burya ngo ari ku gakanu. Bukeye bwaho ingwe ihengera ahantu hari umukumbi w'ihene, maze iziraramo ikajya izishinga imikaka ku gakanu. Iyo ikozeho ityo yose ikagwa aho hasi, igafata indi, igafata n'iya gatatu, gutyo gutyo, maze birangira yenda kuzimara zose ari mu kabwibwi, ndetse bidatinze iranazimara zose, irazararika. Maze mu kanya nk'ako guhumbya gato, ingwe nanone bakunze kwita rwara iba irazitsembye. Nuko irahagarara ahirengeye, irazitegereza intumbi zose z'izo hene uko yari imaze kuzica. Iriyamira iti orororororo, urambonera di, burya nazize kutamenya. Ishobora kuba wenda yaraciye nka wa mugani iti ntamenya irira ku muziro, cyangwa se itayayayaya kutamenya koko. Wasanga yiza kuba ari nk'iyo muri iyi myaka yari kuvuga iti icyambere ni amakuru, kutagira amakuru ni ikosa rikomeye. Nuko iravuga iti iyo nza kumenya ko ku gakanu ari mu cyico, ibintu byari kunyorohera. Iti guhera ubu ngubu, ubu rwose nuko nzajya mbigenza, nta kintu kizongera kumunoka. Oya ntibikabe. Nuko kuva ubwo rero niho havuye imvugo yogeye hose abanyarwanda bakoresha, bati n'ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu, ahubwo yarabwirijwe, cyangwa se yarigishijwe n'andi magambo ashaka kumvikanisha ko itari ibizi, ahubwo ikabibwirwa n'abandi. Iyi mvugo rero bakayikoresha baganisha ku kuba umuntu akoze ikintu kibi, ubundi kitarangwamo ubupfura, ariko akavuga ati nanjye sijye, nanjye nari umuntu mwiza, ahubwo nza guhindurwa n'abantu, nibo bangize mubi, nibo banyigishije ibibi nkoze. Ati n'ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu, ahubwo yarigishijwe. Koko rero ngo ubwenge burarahurwa. Namwe nimunyumvire, ubw'ingwe yo yarahuye. Sindi niba ari ubwenge cyangwa ari ubugome, ububisha, ariko buriya ntitwanabyita ububisha, kubera ko ingwe nayo iba igomba kubona ibiyitunga kandi iba igomba guhiga, nubwo bwose ku muhigo yayo biba bibangamiye. Ni koko rero umunyarwanda yaciye umugani ati uwiba ahetse aba yigisha uwo mu mugongo. Hari n'abakunze uyu mugani kuwuca, bati uwiba ahetse aba abwiriza uwo mu mugongo. Uyu mugani rero ukavuga ko iyo ukora ikintu ukagikorera aho abandi bareba, cyane cyane abato, kubera ko nyine iyi mvugo y'ikigereranyo ngo uwo mu mugongo bishatse kuvuga umuto, cyane ko ntawe uheka umuntu mukuru uretse nko kumuheka mu ngobyi umujyanye nko kwa muganga, cyangwa se ku zindi mpamvu. Umwami wenda bahekaga mu kitabashwa, bavuga, ntizere ko iyo ngiyo muyizi, ariko ubundi hahekwa abana muri rusange. Bityo rero bakavuga ko burya ngo umwana ibyo ukora arora
nawe aza kubikora mu buryo nk'ubwo. Rero aba bantu nabo bavuze ko ngo ingwe itazi mu cyico, maze iritaye mu gutwi ihita ibimenya itangira no kubikora bidatinze. Ahubwo sinzi impamvu bo itabahereyeho, buriya ni Imana yakinze ukuboko aka ya nkuru nayo tuzagarukaho. Murabizi kandi ko hari n'imvugo y'ikimenya bose ngo ugiye buryasazi azimira nzima. Kavuga ko rero iyo uri mu gahugu gakora ibi n'ibi, nawe bidatinze udatinda kubyadukana ukabikora, kabone n'ubwo iwanyu aho ukomoka baba batabikora. Hari n'ubwo rero baca umugani ngo umwana wa samusure avukana isunzu, bashaka kuvuga ko umwana avuka ameze nka se, akaba wasaba izeza wasaga na se, wari mu gitabo twigiyemo uwa mbere ku bakibuka bize mu gihe cyanjye, cyangwa na mbere cyangwa nyuma yaho gato. Bityo rero nanone uyu mugani ukavuga ko ibyo dufite, ibyo dukora n'uko tumeze tubiraga abana bacu. Niyo mpamvu rero wenda n'abana b'ingwe ubu ngubu nabo badasiba gufata ku gakanu inyamaswa bahiga. Hari n'undi mugani rero uvuga ngo umwambari w'umwana agenda nka se. Uyu nawo urasa cyane n'uyu nguyu wo hejuru w'umwana wa samusure, ukavuga ko nyine umwana amera nka se, umwana nyine amera nk'ababyeyi be, dore ko hari n'uvuga ko ngo nta mutobotobo wera urutoryi. Hari n'umugani ntazi niba watera abantu ishema cyangwa se ukabashimisha, uvuga ngo ntawurumbya umugabo ngo asarure abana. Abandi ngo imfizi ibyara uko ibyagiye, abandi ngo inkanda mbi itera imisuzi, n'indi migani iganisha ku rubyaro uburyo ruza rumeze nk'ababyeyi baro. Ngaye nguko. Hari rero n'imvugo zishingiye ku ngwe by'umwihariko. Turagaruka ku mvugo ngo kurebana ay'ingwe, ndetse n'umugani uvuga ko ngo uhagarikiwe n'ingwe avoma. Kurebana ay'ingwe ni ukuba abantu batumvikana, hagati yabo harimo umwuka mubi, amakimbirane atutumba mu buryo butaziguye. Kurebana ay'ingwe rero bigakoreshwa igihe nyine abantu batameranye neza, badacana uwaka, bakavuga bati runaka na runaka bararebana ay'ingwe, kubera ukuntu ijisho ry'ingwe rihora ari ijisho ryijimye, irebana umujinya, irebana ubugome, mbese ubona ko iteye ubwoba. Abanyarwanda kandi bajya baca n'umugani ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Uyu bakawuca igihe bashaka kuvuga ko umuntu runaka abona ibyo akeneye cyangwa se akaba yakwigira uko ashatse, kubera ko hari undi muntu ukomeye umushyigikiye, umuhagarikiye, mbese umubereye nk'urutare yegamyeho, ushobora kumuvuganira cyangwa kumukura mu matsa ibyo ngibyo yishoramo bishobora kumushyiramo. Baturiya ntimumwishinge, uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Urumva ari nde se wahagarara imbere y'ingwe ihagarikiye umuntu ngo avome? Uwo ntawe rwose. Ngaye nguko rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugarutse ku mvugo ngo ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu, ahubwo yarabwirijwe. Nizere ko rero musobanukiwe aho byakomotse, ndetse n'ibisobanuro by'izi mvugo zindi zishingiye ku ngwe, ndetse n'imigani iganisha ku kuntu abantu bigana abandi, cyane cyane ababyeyi biganwa n'abana babo, cyangwa se abana bakaza bameze nk'ababyeyi babo kuko aribo nyine bababyara. Akasa bizeze usa na se. Mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi, naho ubutaha.